iyi ni story igice cya kane yitwa wabigenza ute urushaka uruhuko. Story mugiye kwigezwaho na Mr. BM. Mu gice cya gatatu twasize Margarita avuze ko ari we wikuriyemo ikanzu gusa nanone asobanura Kamariza ko atabitewe n'icyo yashakaga, ko ahubwo yayikuriyemo bitewe n'indi mpamvu itaramenyekana. Ese ikanzu yayikuriyemo kuyihe mpamvu? Ese amaze kuyikuriramo ese byagenze bite? Reka nze tubagezeho igice cya kane cya wabigenza gute. Kamariza ntabwo yiyumvishaga uburyo Margarita avuga ko yikuriyemo ikanzu nta kindi agamije, ariko ntabwo ikiganiro kirangiriraho, kuko Margarita yakomeje kumubwira inkuru yose adaciye ku ruhande. Kamari, sinzi ko ntabikubwira, ariko Margarita, ibintu urimo kumbwira ndumva bidasobanutse. Gusa nyine ngaho nsobanurira numve. Ndumva ibyawe ari agatera nzamba wa mugani w'abandi. Burya ngo agahuru wagenewe koko ntabwo wakarenga. Ubwo Damascene yahise nyine ambaza ati urakira iki, ambaza nyine icyo ari bunyakirize, musaba ko rero yabanza akama amazi, nuko ansukira mu kirahure, ariko ubwo yamerezaga ayo mazi ngo nyanywe, sinzi uko byagenze, niba yarabikoze nkana cyangwa se byarabaye kubw'impanuka, amazi yarancitse maze yose ameneka ku ikanzu nari nambaye. Ihangane Margarita, ubu koko narangaye ne ku buryo amazi akumenekaho koko. Oya wikwirenganya Damascene, ubanza atari ukurangara, ahubwo ari ibyari byashatse kuba nyine, ubwo nyine ntako wabigenza nuko. Ubu se iyi kanzu koko iri bwume? Ukagira Imana mwe, ubundi abigenza gute? None se simbona se hari akazuba hanze? Yikuremo tube tuyanitse, urajya gutaha yumye. kandi niba itaruma neza turayitera ipasi nta kibazo.
rero uburyo Damascene yabivuzemo wabonaga ko gukuramo ikanzu kwa Margarita ari ibintu bisa nkaho byoroshye, kandi mwibuke ko bwari ubwa mbere Margarita yari ageze mu nzu ya Damascene. Ikigeretseho rero nanone, Damascene yari umuntu utaraba inshuti ihambaye cyangwa se bataramenyana mu buryo bukomeye ya Margarita, ku buryo yari gutinyuka kwiyambura imbere ye. Ariko nanone ku rundi ruhande navuga ko Margarita nta yandi mahitamo yari afite, kuko yari yambaye ikanzu y'agapira ku buryo atari kwizera ko iri buze kwiyumisha akiyambaye, mbese ishobora kuma akiyambaye, kandi yashakaga nanone kuza kunyura mu bantu bibaza icyo yaba yabaye, bibaza impamvu ikanzu itose. None se Damascene, ko nta wundi mwenda nagendanye, ubwo se ndayikuramo ntambara iki koko? Ariko nawe Margarita, ntabwo wabura icyo uri bube wambaye hano. Wenda ntabwo ipantaro mfite yagukwira, ariko se nguhaye umupira wanjye ntiwaba uwambaye mu gihe ikanzu itaruma? Ubwo se Damascene, ukaba ubona ndi mugufi ku buryo umupira wawe rero waba ikanzu kuri njye koko? Yego. Oya Margarita, utanyumva nabi, ntabwo ariko navuze. Oya, utaza kubyumva ukundi. Kwanza reka tureke guharira ku bintu nk'ibyo, ahubwo dukora iki? Rero Damascene yahise ahaguruka areba ahantu amanika imyenda, nuko akuramo umupira ahereza Margarita. Nuko Margarita yasabye Damascene ko yajya guhindurira mu bwiherero, maze Damascene nawe aramwemera ati nta kibazo rwose, niba umfitiye isoni zo kwiyambura imbere yanjye, nta kibazo, wagenda ukabukoresha, nta kibazo. Gusa nanone yongeraho ko niyo yakwiyamburira imbere ye ntacyo byaba bitwaye, ariko nyine Margarita yumvaga atabishaka, atanabishobora. Rero Margarita yinjiye mu bwiherero, agezemo dore ko ari bwo bwa mbere yari abwinjiyemo, atungurwa no kubona hari isuku idasanzwe, kandi hahumura neza, hahumura ukuntu ku buryo utamenya ko ari mu bwiherero. Margarita rero yakuyemo ikanzu, asanga n'ikariso yagezeho amazi, nayo yatose, ariko atinya kuyikuramo, cyane ko umupira Damascene yari yamuhaye ngo yambare wari mugufi cyane.
muri make ni nk'aho uwo mupira wari ukingirije ikibuno gusa, ku buryo iyo yibeshye agakuramo ikariso yari kuba yambaye ubusa buri buri. Margarita yamaze guhindura nuko arasohoka, ariko kuko umupira wari mugufi cyane yatinye kujya kwiyanikira ikanzu, ayihereza Damascene aba ari we ujya kuyanika. Maze agaruka yicara iruhande rwa Margarita. Aha, shabo rya Margarita, nakureka mbanze ngusabe ikintu kimwe. Nta kibazo nimba ngifite Damascene, ndakiguha. Margarita, banza umpe igisubizo cyanjye, ibindi ndabikubwira nyuma. Tutavaho tuganira tukibagirwa icyakugenzaga. Igisubizo cyanjye kiroroshye Damascene. Mu by'ukuri kuba warankunze nanjye byaranshimishije, nubwo wankunze mfite undi, gusa nyine ntabwo bikwiye ko nari kubwira gutya, ariko nyine niwo ndimo kuganisha. Rero ntabwo yigeze afata irembo. Dismas ntabwo yafashe irembo cyangwa ngo abe yankwa, cyangwa yarankoye. Ni inshuti nyine iri aho tu. Ibyo nanone si byo nshaka kukubwira, utabifata ukundi, ariko humura, ntabwo nawe bikora kugutendeka kundemo. Gusa nyine banza untiga amatwi. Nk'uko wambwiye ko unkunda, nanjye nkwemereye urukundo, kandi urukundo rumwe ruzira uburyarya pe. Nzagukunda ku manywa, ngukunde nijoro, nzagukunda hakonje, ngukunde hashyushye, nzagukunda cyane pe byimaze. Rero yamubwiraga ayo magambo, Margarita akabona ameze neza neza nk'umuntu ushaka kumumira. Maze Damascene amufata ku rutugu asa n'umuhindukiza. Margarita arahindukira, maze nawe aramureba, areba Damascene, bahuza amaso. Rero Margarita yabonye mu maso ya Damascene, abonamo urukundo rudasanzwe, ubwuzu bwinshi cyane, ku buryo yahise yibagirwa amasoni yose yari afite. Nuko Damascene nawe yegerezaga umunwa we wa Margarita, maze na Margarita nawe aratwarwa aramusoma. Rero Margarita yasomye Damascene adatekereza ko yikururiye ibibazo, ndetse ntabwo yiyumvishaga yuko hashobora kuzamo ibindi yaje atiteze ko byabaho. Rero uko yasomanaga na Damascene, niko Damascene yaje
kugenda amanura gahoro gahoro ikiganza, amufata ku kibero buhoro. Uribuka ko Marigarita yari yambaye agapira ka damascene yari yamutije, maze uko yamukoraga ku kibero, Marigarita yumvaga ubushagarira bumwiruka mu mubiri wose. Ariko Marigarita yahise yumva icyo damascene ashaka kugeraho. Rero Marigarita yabaye nk'umwiyama, maze damascene nawe amubera imfura nziza, aramureka yigira hirya. Wikanze iki Marigarita? Oya, nta kibazo damascene ntacyo. Okay, none se urafata iki? Urafata iki cyo kunywa? Dore ko amazi wari ugiye kunywa twayamennye. Harya buriya ntujya unywa ku kayoga? Ntabwo inzoga ujya ushobora? Ndayinywa ariko ntabwo nyikunda. Niba bishoboka soda, ukambonera ka soda aba ariyo unyihera, kuko inzoga ntabwo nabwo akari nziza. Nta kibazo, wanshakira ka soda muri make. Damascene rero yahise asohoka abwira Marigarita ko agiye kuyizana kuri butike, dore ko yari aturanye n'iyo butike, maze aragenda nyine arayizana nk'uko yari abimubwiye, amusukira mu kirahure kwa kundi aramuhereza. Rero uko Marigarita yanywaga niko damascene yakomezaga kumwitegereza. Sheri, urakoze kunyemerera urukundo rwose. Gusa hari ibanga rimwe ntari namenya ritumye urwo ngukunda rurushaho kwiyongera. Ibanga ubwo se ni irihe banga we? Marigarita, ndari kubwira nuhaguruka. Rero nyine Marigarita yahagurutse yanatwawe, nyine yatwawe n'urukundo. Ibyo nyine murabyumva. Nuko ahagarara iruhande rwa damascene. Rero damascene yahise amwegera buhoro, maze nawe amuhagarara imbere, amufata ikiganza. Damascene ni ibintu nyine ubona ko bisa nk'aho ari ibintu ntavuga ko arimo kugambirira cyangwa se afite aho arimo kuganisha. Marigarita, ibintu ngiye kukwereka ntibigutere ubwoba, sibyo? Mbabarire kandi ntibigutere ubwoba pe. Nuko damascene yahise afata ikiganza cya Marigarita akijyana acyerekeza ku ikabutura yari yambaye, nuko amukoreshaho
rero Margarita yahise yumva igitsina cya Damascene cyamaze gufata umurego. Margarita yabanje kugira ngo ni umwumbati, Damascene yari yashyize muri iyo kabutura si gusa, kuko yakozeho ahita yumva yanamusaba gukuramo imyenda akayireba atambaye, dore ko Margarita yaherukaga kureba igitsina cy'umugabo kera. Rero Margarita yikije umutima ariruhutsa, ubona ko hari ibihindutse muri we. Margarita, sinari nzi ko uteye neza bigeze aha. Sinari nzi ko watuma umubiri wanjye ubura amahoro gutya. Chérie, ndagukunda kandi urabizi, ariko ndumva mbuze amahoro neza neza pe. Ndumva mise nkwifuza ku buryo ntabasha no kwihangana. Basi Damascene, reka tubyirengagize tuganire ku bindi biri buze gushira, sibyo? Margarita, ntakubeshye ntabwo nabikwizeza ko biri bushire pe, kuko ndumva nashize neza neza, sinzi amagambo nabivugamo. Basi reka twongere dusomane, hanyuma wenda biragenda bigabanyuka gahoro gahoro, ndakwinginze. Gusomana ni ibintu Margarita yakundaga cyane, ku buryo byamurutiraga imibonano. Rero Margarita yaremeye, barongera barasomana, ariko nanone basomana bahagaze. Uko bagasomanye, Damascene yatangiye gukora gahoro gahoro, akora ku mabuno ya Margarita, kongera akamanuka agakora ku bibero bya Margarita. Ni nako Margarita yatwarwaga, nuko Margarita nawe atangira kumukorakora mu mugongo buhoro buhoro. Damascene nawe akomeza kumusoma, ari nako anyuzamo akamubwira utugambo turyohereye amatwi, kugeza ubwo Damascene yongeye akamwicaza ku buriri bakirimo gusomana. Margarita atabizi, Margarita yageze ku buriri muri make atazi uburyo bigenza. Rero Damascene amaze kwicaza ku buriri Margarita, yakomeje kumusatira buhoro. Ni nako Margarita yigiraga inyuma, kugera ubwo Margarita yegamye ku gikuta, maze Damascene nawe amwicara imbere, atangira kugenda akora ku bibero bya Margarita, ari nako azamura ikiganza agana ku ikariso ya Margarita yari yambaye. Rero mwibuke ko hari amazi yari yamenetse ku ikariso ya Margarita. Kwa kumeneka rero kw'amazi
byivanze n'ururenda rwari rwatangiye kuza, maze Damascene ayikozeho aratungurwa cyane. Nuko Damascene ntiyazuyaza asaba Margarita kuyikuramo. Nuko Margarita nawe wagira ngo neza neza Damascene yari yamuteye imiti. Margarita nawe yahise ayikuramo atazuyaje. Shaka Mari namaze kuyikuramo, nawe yamaze gukuramo ka gakabutura yari yambaye, maze nanjye nkubise amaso ya boro ye, numva kwihangana biranze, mpita nyisingira nyikinisha buhoro buhoro, maze nawe abona ko nayikunze ahita ankura kuri cya gikuta, ubundi aba arandambitse ku buriri. Mu isegonda rimwe nahise numva yinjiyemo. Numbaze agakingirizo shwida yayigejejemo ibyo gutekereza ngo mubwire ko atakambaye. Ibyo bitekerezo sinabitekerejeho, ahubwo natwawe nabyo. Rero nyine Damascene yansabye kurambura akaguru kamwe ukundi gushinze. Yanabikoraga nanganiriza, akanyuzamo akankora ku mabere, nanjye nkanyuzamo nkanyonga uko nshoboye, kuko narigeze kubikoraho. Sinari isugi birumvikana. Rero nyine Damascene ntabwo yatinze, kuko iminota myinshi yabaye 5, ubundi numva ibintu bishyushye bimenetseho. Ubwo nyine yahise amvaho ajya mu bwiherero, dore ko ubwiherero bw'intubu n'ubwogero bifatanye. Azana agatambaro aramanagura, nawe arihanagura. Shaka Mari nuko nyine twahise turyama turapfumbatana. Nabuze amagambo navuga, kuko nari naryohewe mu buryo ntasobanura, mu buryo ntafite amagambo nabivuga. Ku bintu nari namusuye byari gukorwa, ibyo ntibyari birimo rwose. Gusa nyine navuga ko uwo munsi wabaye intangiriro ry'ibihe byiza ndetse n'ibihe bibi. Ngo ibihe byiza n'ibihe bibi, ubwo se ushatse kuvuga iki? Ese ibihe bibi n'ibihe byiza Margarita havuga n'ibihe? Ntuzacikanwe n'igice cya 5.